turayafite. Ese reka nkubaza ikibazo sibyo kandi unsubize ari umwanya ari n'amafaranga ukunze nta mafaranga ni gukunda amafaranga ariko n'umwanya urakenewe no reka wowe dushaka umwanya wowe nshakira umwanya gusa ibyo tubiganireho amafaranga bizi turayafite erega baby time is money you know ako tuzabifatanya turi kumwe reka yo dufite tukore ubukwe tubane ibindi bizaza nyuma sibyo okay right I understand baby sibyo nta kibazo mwemereye ko tuzabana vuba sohoka gira vuba mvira mu rugo urumva nta tafari ujye ushyika wowe urangije kwa uri kumera ku mugabo wawe nera ku mugabo wawe sohoka ariko ntabwo uri kumva ashaka koko barabivuze pe ngo ntabwo imana yatanga ibintu byose kugeza kuri uru rwego imereza ikigeragezo ngiye kingana gutya ibaza umugabo arabibona ko nta mwana dufite niburiye urubyaro arifasha azanye inzererezi y'Inyagasozi hano muri uru rugo za kunyuzuriza tuwarete azi se no kuyoza ndebera n'ahantu nicaye cyo umugore wihaye umugabo ufite amafaranga ungana umeze kuri se ngihamagare nikore mu matwi umugite kimenye kuntu nyina w'umuntu umva ntawe ubyarira mu nda y'undi sha niko Dorokasi we kirumva se kwagira ngo ingoma z'amatwi barazicuraguriye niko Doroka hai kamamaturwa mahiri ndi nyoko se njye narakubyaye shingara se bucazwanga niko se muko ubwo rero umaze kubyimba wewe urugo n'umugore ntugire ngo nuko Gaspard yakuzanye muri uru rugo ngo ugire ngo ngiye nanjye narabyemeye makuri kuvuga nabi wabaye ngende nyoko ayushonde nyoko habaye iki nireko sana habaye iki aho ababyeyi bawe bagiye ntaguhaza mpakwibutse nyine iyo bivuga uri fiyeri wabifirinze disi bagiye kare basi nireko sana noneho rero ziba mbanza nkubwira icyo nguhamagariye uri kumva neza ntiwicare ngo utuze utekane ngo umugabo wo muri uru rugo yarakuzanye urugo ni umugore nzajya nkukarangize njye mufata nkucuguse gutya naza mwereke uko ndi umwana mwiza ntabwo azamenya ntubabarire se rinda kubabariye basi papa akubwiye ko hari ikosa nakoze isosi cyane iso uzi ko utazi n'imirongo ugomba kugenderaho uzi wowe yakusha aka kana ni agacucu ubundi ufite imyaka ingana yego rwose mbafata nk'ababyeyi banjye nzapfe nakubyaye kabyagiza amara ku giti nzapfe nakubyaye wanyu nturiwe basi mbabarire basi usigaye nari sisi muri kirunguru ubundi ziba ntukanamvugiremo nivuga ntukamvugiremo maze kuguha utwenda waje umuka gahuyu maze kuguha imyenda ndagusirimuye ubaye umusirimu wabyimbaganye babara basi buri kimwe cyose nzajya nyikora mubabare sundi wakoze iki nireko so ufite gahomva mu maso ugenda uzana itoroshe hano nese mabasi nese kuki uri kumbwira nabi ababyeyi banjye mva mu maso se we uri kumukira nk'imisuzi wowe va mu maso se urashaka nkurukeho ko iseseme ngiye ngeze aho ngaha nkurukeho basi mama korobye shaka si pama nasuzuguje mva mu maso mana yanjye mvuze rimwe kabiri mva mu maso ntaragukubita kino kirahure mu mutwe wangegera uri muri nitwe twakuvuza ntiwaje kuturya imitsi wowe ukarya nyoko nako yarapfuye agahinda gusa Gaspard we kagiye mama yagiye nanjye nawe ngiye kubijosi rero ndagukunda cyane nawe urabizi
reba igihe tumaranye uri kubona ibintu biri guhinduka. Ikintu nshaka noneho tujye gutegura, ndashaka ko tubana. Icyo kintu nshaka ko tubikura mu nzira, kubona ubuzima buri guhinduka ewana, kuko urukundo rwanjye nawe tugomba noneho guhita tururangiriza, tugwereka ababyeyi, tugwereka abantu bo hanze bakishima, kubona ubuzima hanze biri guhinduka nawe urabibona, kandi ndanagukunda cyane. Ukishima nyine ndagukunda urabizi. Yego. Ahubwo nta cyatuza ko ariko amafaranga urayafite. Yego. Ntacyo uzi. Rwose Ebi, ni ukuri hari ibintu byinshi nagukundiye. Ni umwana mwiza, witonda, hari byinshi ngenda nkubonaho uruta abandi bakobwa bantu hanze. Ndagukunda cyane ukuntu uba wirebera sheri. Nuko urubyumve pe, ninjye nawe kandi uri gushaka ibintu bive mu nzira. Ese ubundi sheri ari ikintu njya ndeba ngashaka kuba nakikubaza. Nubwo Imana idatanga byose ariko ntabwo twabura kuzajya tuyishima pe. Kubona ko Imana yarampaye byose ikanyuma urubyaro, ariko nta kibazo, nzakora ibishoboka byose nite kuri ka Dorukasi. Shushu, sheri, shu, Karame, uri hehe? narindi gusasa. Ese ntabwo wamenye ko naje? Be. Oui. Waje sheri. Makuru se be. Umeze neza? I'm so fine. Shashi. Namugabo gikuze. Ako ayo mategeko yawe yakuye. Byanditseho kereka nkubahire. Ubu tuganire neza, reka buriya nabwo mba nkureba neza. Meze neza pe. Ubwo ni sawa? Ni sawa, kariya kana rero ngo ni Dorukasi. Nubwo utari wakambaza, kagira ikinyabupfura, mbega kana. Kagenda. Narahezagiwe. Kunzanira akana nka kariya. Mwana we. Sabodi none Imana yagize neza. Warakoze. Kubona yakwimye urubyaro, ahura n'akana mu muhanda navatereka ntazane mu rugo. Reka ngiye kariya kana rero. Mwafata neza. Ntabwo rero twenda urasubona. Wabonye agapira wamusanzemo n'akashaba. Turiya ni njye wewe tumuhana. Ufite amafaranga menshi, uyakura hehe, ukora iki? Nyine kuva twakundana sinzi ngo ukora iki. Nyine mba muri ufite amafaranga, utokana buri kimwe cyose ngusabye ukakimereza, kandi ntazi icyo ukora. Waba byagukunda ko wabwira akazi ukora cyangwa? Shu baby arazi. Nabyara vi nakubajije akazi nta kindi. Uyumva neza, icya mbere si uko mukunda. Okay, nabyo biba bikenewe. Icya mbere sindi kukubwira umushinga tugiye gukora mbere ahangaha. Icyo kintu gifiri ubyumve neza yuko nese kamubaze shiri. Iyo ni gute wabara n'umugabo sibyo? Icya mbere ntabwo uzi ngo amafaranga yo gukoresha ubukwe agiye kuva hehe sibyo? Ntabwo uzi ngo akora iki. Ese nakagombye kumenya nkamenya ko nanjye nzira nitwara nk'ati se umugabo wanjye ashobora kuba akora kano kazi ariko isaha n'isaha akahagarara nanjye nkamenya ko ngira ute nitwara nuko nkora ayo mafaranga. Sheri humura, shyira umutima mu gitereko shu. Ikintu cya mbere cyo reka ibintu bibanza bive mu nzira. Imana noneho afite ikinyabupfura, ndamukunda, sinjya kukubeshya. Imana yagize gutya irashumbusha. Reka mubwize ukuri, uzakuma n'uwo mutima nubwo Imana yatwimye urubyaro. Reka karakana tukagire nk'akacu, wazabona reka katugiriye akamaro nta wamenya. Oya karakana ni n'akanyabwenge. Icyo bita wise. Mana we none kagira isuku. Hari n'igihe kanambura ngo kaze katusasire. Ujye umwihorera nta kibazo. Oya ntabwo umufate nk'umwana mu rugo.
Nasa wajya iwacu ubundi bwo ntabwo yaza. ahubwo namufashe nk'umwana mu rugo se gusa uzi ko nageze aho nkumva sifite urwego namubaramo nimba ari murumuna wanjye twavukanye twose ibere rimwe uzamufate nk'umwana wawe kuko nanjye buriya tujya guhura ni izina ry'Imana naramubonye numva umutima urikanze kariya kantu ko kazanye umugisha muri runo rugo ujya ubibona nawe reka kubwire n'akandi gakuru gashyashya sozi yuko nari nugeje deje mu minsi iri imbere ubu ngubu ugiye kuba dogiteri mukuru hariya ku bitaro. Sinumva yuko Imana irimo wasanga rero uriya mugisha nakoreye ntiwabona. ariko reka kubwire buriya hari ikintu bavuga ngo Imana ihora hose noneho Imana iyo ubundi ngo yagutindije iragutegera dukora ubukwe tubanze tubane tubyereke ababyeyi ubundi nta kibazo rwose kandi ugomba kubaho neza akazi ko ndakakubwira ubona zari ikintu ntwaye ubona icyo rwose ntari kandi ubyumve ntari mfite akazi keza ariko byumve mfite akazi keza Imana yanyemereye sheri humura tuza igihe tumaranye nta cyizere ungirira imyaka tumaranye nese bazo ufite umugabo uravuga ati shiri wampaye emiliyo akayiguhereza uko ubishaka ntabwo singakora iki icyumweru ngo tuzajya gushima Imana hari n'akandi k'urwenya asubiza njya gutera urwenya se hari akandi k'urwenya ngo iyi Imana iyo baguciriye ijipo Imana ihita ikudodera ikabutura hasa urwo rwacu ni rwiza ni ukuri n'akandi Imana izakagura ariko rero sheri ukabitekerezeho cyane reka mpamagara Dodokazi urabizi yuko nta hantu tutivurije biranga ariko reka mubwize ukuri ka Dodokazi gafate nk'akana kacu ewana wumve yuko ahubwo sheri ari ntawe wamubyaye muri make ahubwo se kumubyara gusa sigaye mvuga ati se niba ari uko nafite mama nafite n'akana na murumuna wanjye ari aho nawe yagiye sigaye numva ari byose ni murumuna wanjye ni nka mama wanjye ni mwana wanjye kazi reka nkabwire kazi ariko ikindi reka njya kakubwira ibindi bintu ntuzabyemere ujye ubanza umbaze urabizi ngira umutima mwiza n'igikeri sinagitera umugeri I love you warakoze mu muna Dodokazi urakoze nawe kuba waramwakiye ntabwo nari nzi ko wabyemera rega Dodokazi Imana yanjye kabisa nta kintu gishimishije nko kubona madamu wanjye yishimye ndagukunda cyane urabizi icyo nshaka ni uko tugomba gukora uyu mushinga wacu kandi ibintu bikagenda neza ndagukunda nawe urabibura n'ukuntu umaze kumera neza umwitaho icyo ari cyo cyose ariko humura ninjye nawe sibyo wumva utuje kandi wishimye umeze neza kandi ujye ungirira icyizere nk'umusheri wawe nk'umuntu mugiye kubana sibyo wowe turi kumwe rwose ubyumva ariko gakeya umuntu umpamagaye tagisi vatire wanjye ari hafi kungeraho icyo nzi cyo wowe ndaje tubyuzuze neza ku murongo upange ibikenerwa ibintu byacu bigende neza sibyo ntabwo kanze gatoya nitabe tagisi vatire kanya ari gano twa dufitanye none ndi kubona ngezeho reka muvugisha yahereye karamamagara mba mwihore kuko ngomba kuguha umwanya ni wowe mbere ya byose ariko ndi kubona amereye nabi reka mwitabe wowe turi kumwe isaha n'isaha no kuri telefone nugira ikibazo umamagare urebe ukuntu wafata akamoto cyangwa ufate n'akamodoka nta kibazo ndakishyura nugira ikibazo turi kumwe kandi usigare neza hano ugeze he zambaye ibyuma gafite amafaranga nashaka kubwira akazi akora nzaba ndeba byakaza amafaranga kuri za nshuro
Baby, amakuru se Neza. meze neza. Biragaragara kabisa. Usa neza, urashimishije. Ariko nawe ndabona usa neza. Urakoze. Ndabonekera kubwira. Nzi gute se? Sha meze neza sha. Nta gaciro igihe. Ese umeze ute? Meze neza ngewe. Shashe ariko njye ntabwo umeze neza. Harabura iki se ngo umere neza? Urabona iriya kapu ya Damoro na Alice ariko baniranye. Kuri Alice ni inshuti yanjye. Ababizi ko bafite ubukwe vuba. None nashakaga ngo mbese ndi kwibaza isi kuki badutazi. Harabura iki twebwe? Situkundana? Cyane. None se ubona habura iki? Kugira ngo bazi twe tuvana. Ariko ndumva atari ngombwa sheri. Atari ngombwa? Kubera iki? Kubana tuzabana ariko si ngombwa ntabwo tugomba kubana muri uyu mwaka. Kubera iki se situkundana? Yego kuba dukundana ariko si igisobanuro cy'uko tugomba kwirefera ku bandi sibyo. Bariya bafite ibintu bateguye, bafite ibintu basetinze sibyo. Hari uburyo bateguye ubukwe bwabo. Basi ndashaka kubikubwira undeba sheri sibyo please. Urabizi I love you kandi I love you so much my love sibyo. Ariko wibuke neza bateguye ubukwe bwabo, bafite buri kintu cyose. Dukeneye natwe kubanza gukora tukagira planification y'ubukwe. None tubipange. Isi sheri Njyega ndashaka tumaze igihe kinini dukundana subizi. None se nyine harabura iki? Njye ikintu mbona ahubwo wampa umwanya tukabiganira. Amafaranga turayafite. Ese reka nkubaze ikibazo sibyo kandi unsubize. Ari umwanya ari n'amafaranga ukunze? Kose ni amafaranga. Ni gukunda Ariko amafaranga. n'umwanya urakenewe. No. Reka wowe dushaka umwanya, wowe nshakira umwanya gusa ibyo tubiganireho. Amafaranga urabizi turayafite. Alo dati. Umeze ute? Ntabwo umeze neza. Yego uzi ko nyine wansize meze neza ariko ntabwo meze neza niyo mpamvu iherereye ngo uhamagare. Mfite ikibazo. Oya ntabwo ndi kurira nyine ndashaka kukubwira ukuntu nyine bimeze. Oya ntabwo ndi mu rusaku. Dade ndashaka kukubwira ko kuri iyi nshuro kuba muri uru rugo ngewe birimo kunanira. Birimo kunanira. Oya. Mami nyine niwe ugiye gutuma ngewe ngenda pe. Kwihangana birimo kunanira. Dadi subizi ko ngewe oya ndabizi ngewe ujya kunyaduruta kugira ngo nzane hano mu rugo uburere wampaye n'inama wangire zose ndazikurikiza. Erega baby time is money you know. Ako tuzabifatanya turi kumwe. Reka yo dufite dukore ubukwe tubane hanyuma ibindi bizaza nyuma sibyo? Okay right. I understand baby sibyo. Nta kibazo. Mwemereye ko tuzabana. Yes. Ariko next year. Sibyo? Next year, sibyo? I promise you. Sibyo? Hello? Yes, Mishu. Shameze neza nawe. Unguki? Kweli? Sha nyine nanjye nari ndi kumwe na baby twari twasohotse. Okay right, ariko niba unyene reka nzi sibyo? Right, ndaje rwose 15 minutes ndaba mugezeho. Mami ntabwo anshaka ntabwo nkunda. Wenda ushobora kubuza akakwereka yuko nyine amfata neza. Ibintu byose abimurira neza ariko ntabwo ariko bimeze. Dati sorry ntabwo ari ukwigira nabi.
kuri iyi nshuro ndumva byananiye pe, ndumva byananiye. Mami arimo arananirwa cyane, ibaze yuko ibaze ko ejo yari arimo kuntuka akambwira ngo azaburikiza ababyeyi banjye. Iri joro ubwo nta nubwo yigezamo ibiryo. Oya pe, urabizi ko nditwararika mu bintu byose, ariko mami ntabwo nshaka kuva nagera muri uru rugo. Kuva nagera muri uru rugo agerageza kunyibutsa ko nta babyeyi ngira, akambwira ngo ntabwo yambyaye. Ndabizi wowe urankunda, ariko kuri iyi nshuro ndumva ngiye kuva muri uru rugo. Duwe nta kibazo dufitanye, nyine ndabizi ntabwo wabyemera. Ndi kuri iyi nshuro burande, we ntabwo wabyemera ko mama afata nabi. ese bebe ubona hari umukobwa dukorana, sibyo, ngagize ikibazo ku kazi kandi arankeneye byihutirwa. ese niwe wabonye nyine akeneye vuba cyangwa Baby, I beg you, sibyo, I love you, but let me go. Reka ndewe uriyamisha ntagize ikibazo, kandi kuva mpamagaye aba afite ikibazo gikomeye, ariko sibyo sheri, ahubwo ufata akamoto mpamagaye ndahita nishyura, cyangwa se ushake agatagisi vatiri hariya, ahubwo njyewe reka nihute uzi ko mpamagaye. Sheri, I love you. Dede, I'm sorry. Mama afata nabi ku buryo utako. Ndabizi ko atambyaye, ariko ntabwo umuntu ajya akiriramo pe. Niyo mpamvu nari nafashe umwanzuro wo kugomba. wewe hari ikintu ubajije ngiye kumiriza mvugana nawe nje kukorohereza noroheje urugendo rwose. Mami, we ntabwo uvuze ko ugiye kugenda do bisanga vayo wagakobwa ntabwo uri kumva kareba ko nari ibyo wanyibye. mami wavubaye koko ndi kubwira dadi. Izi mbuto zijyanye he? Uzijyane he? Izi mbuto zijyane he? Wewe nubwo ntabyaye nanjye ndazirya kiravuga. Mami wavubaye Jenda kirire kiravuga. Aho se wowe ubundi ukabye kubashira inyuma. Ntabwo ndeze suvuze ngo njye gufata nabi vuba. Sohoka gira vuba. Mvira mu rugo. Urumva? Ntatafari ngize ushyiraho wowe. Wanjye kwa uri kumera ku mugabo wawe na umugabo wanjye. Sohoka ariko ntabwo uri kumva. Sohoka wewe. Fata ibikapu byawe.